Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye. Uyu munsi rero ndagarutse mu gikoni. Ibingibi biri ahangaha nibyo ngiye gukenera. Mfite indimu imwe, amagi abiri, amata, imineke, isukari, amavuta n'ifarini. Ni ibingibi rero ngiye gukoresha. Noneho uyu munsi rero ngiye kubakorera amakrepe y'ubundi bwoko atandukanye nayo nigeze kubakorera. Ya magi abiri rero ngiye kuyamenera muri aka gasorori ubundi nyakubite. Niba rero rwose uri umuntu wikundira imineke, uzagerageze ukore utu dukrepe ngiye kubereka nk'uko nguko ngiye kubigenza. Tuba turyoshye cyane, tuba duhumura, tuba dufite icyanga, ntabwo ushobora kuduhaga pe. Ku muntu rero usanzwe ukunda crepe, izi ngizi umva wazikunda kurushaho. Ahangaha rero mfite ibirahuri bibiri, ikinini n'igitoya, nibyo ngiye kwifashisha mu bipimo. Amagi rero narangije kuyakubita, noneho mu kirahuri gitoya ngiye gupima 1/2 cy'iki kirahuri gitoya cy'isukari. Noneho isukari nyisutse muri ya magi, ngiye gukomeza nkoroge. None gikurikiyeho ikirahuri kinini, noneho nicyo ngiye gupimisha. Ngiye gushyiramo ifarini, ndashyiramo ikirahuri kimwe cyuzuye. Niba uri kureba iyi video uri mushyashya hano rero kuri Rede TV show, ngewe nitwa Rede, nguhaye ikaze na karibu wiyumvemo ikaze. Niba uri kureba nawe iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kureba iyi video utarakora subscribe, please ndagusabye yikore kugira video yose na uploadinze ujye uhita uyibona mu ba mbere. Noneho rero ngiye gushyiraho akayungurizo kugira nyungurure ino farini. Nagiye mbabwira kenshi nko mu mavideo y'amakeke nagiye nkora impamvu nyungurura ifarini. Hari ukuntu uba usanga ifarini bisa nyine nk'ifitemo utuntu tw'utubumbe yarafashe. Biba byiza rero yuko mbere yo kuyikoresha uyicisha mu kayungurizo ukamakinga sure ko imeze neza. Noneho rero ngiye gukurikizaho amata, ndapima muri cya kirahuri kinini, ariko ntabwo ncyuzuza, ndapima 2/3 by'ikirahuri. Ngiye kuyasukamo rero ubundi ngende mvangisha kano gatozo. Ku bantu bashyashya hano kuri Rede TV show, nshisha amavideo atandukanye mbere kuko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye. Buri kimwe cyose kijyanye n'igikoni ndahangaha ku bwanyu. Nkacisha amavideo y'ama vlogs, ama stories, imikino n'ibindi byinshi kandi byiza bigiye bitandukanye. Niba rero utarakora subscribe, ukore subscribe kugira tujye tubana mu buzima butandukanye bwa buri munsi. Ikindi, niba uri kureba iyi video hari indi nteko runaka wifuza yuko nazabatekera, uze kubinyandikira muri comment uyimbwire nzayibatekere, kuko hari ubwo ngenda nyine mvangamo n'inteko muba mwagiye munsaba nkazibatekera nkazibereka. Niba rero rwose usanzwe uri umukunzi wa crepe, izi zo noneho ndazigutuye. Noneho rero indimu nayo ngiye kuyirapa kuko ndashaka gukoresha ibishishwa by'inyuma gusa.
Niba rero uri kureba iyi video utazi uko wakora crepe zisanzwe zoroheje, uze kureba mu ma video nashyizeho. Hari indi video na uploadinze yo gukora crepe. Ibishishwa by'indimu rero ndangije kubirapa, none icyo ngiye gukora ngiye kubisuka muri bya bindi narindi kuvanga. Ngiye gushyiramo ikiyiko kimwe kinini cy'amavuta. Noneho kuri ya mineke naberetse ngiye gufataho imineke ibiri, ubundi nyinombanombe. Ngiye kuyinombanomba neza kugeza ubwo nyine ndabona ko yanoze neza. Crepe rero zitetse muri ubu buryo ngiye kubereka zirimo imineke ziba mva. Mbese nababwira ngo iki? Nanjye ubu ngubu ndi kuzikora si njyewe ndi burote nzihesheje. Noneho rero ya mineke nayo ngiye kuyisukamo muri ibi ngibi. Ubundi rero ngiye gukomeza mvangisha umutozo byivange neza. Murabona rero ukuntu bimeze, byarangije kwivanga neza. Reka mbereke icyo ngiye kuba nkurikijeho. Ya mineke rero yasigaye nayo ngiye kuyitonora, ubundi ngende nyikatamo utuntu dutoya. Noneho rero ibijyanye n'imineke wakoresha iyo ari yo yose ukunda. Njye nkoresheje iyi miremire, ariko ushaka n'udukamara wadukoresha cyangwa ubundi bwoko. Numva imineke igira amoko atandukanye, ariko njyewe ntabwo nyine mba nyizi. Nzi yuko habaho imineke migufi ari two dukamara, hakabaho n'imiremire. Mu miremire rero numva ngo nayo habamo amoko, ariko ngiye kuwureba sinamenya ngo iyi ngiyi ni poyo, ngiyi n'iyi ni iyihe. Nzi yuko nyine hari imigufi n'imiremire. Noneho rero nshyize ipanu ku muriro, nsutseho amavuta, ndi kugenda nyasanzaho kugira ngo ajye impande zose. Noneho ngiye kugenda mfata utuneke ngende nshyiraho. Ubikora nyine atari ngombwa umuriro mwinshi, ku kariro gakeya cyane. Ngiye kugenda ntondeka utuneke, ngiye gutangira nkora udukrepe dutoya, ariko ndabereka ko nini nayo ndibuze kuyikora nyibereke yuko byose byakunda, byaterwa
n'icyo washaka cyangwa se n'icyo wakunda. Urangije rero gutondekaho utuneke, uhita ufata bya bindi nabyo wavanze, nabyo nyine ukagenda ubishyiraho, murabibona nk'uku nguku ndi kubigenza. Twongeye gukora ari twinshi rero ni udukrepe dutoya, kubera ino pano murabona iragaye nini, ariko ndaza kubereka ko wakora nyine noneho nini yuzuye ku ipanu. Noneho iyo gasa nk'agahiye hasi nyine urakubura kugira n'urundi ruhande rushye, ariko ntutinzeho cyane ngo ize kuba yaba umukara cyangwa se ishirire. Murabona ukuntu gasa, si gasa neza? Noneho tuno dukrepe two ku bana ntabwo ushobora kubona utwabahaza. Murabizi ukuntu nyine abana bakunda utuntu nk'utu ngutu turimo agasukari turyohereye. Ufite umwana noneho wikundira imineke, utu ngutu two uzatumutekera azadukunda kurushaho. Mwabonye rero ibyo nakoresheje byose nuko nagiye mbikora, ni ibintu byoroshye buri wese yashobora. Noneho rero ngiye guteka inini, murabona nakwijeho utuneke twinshi. Naho rero ni ibisanzwe nka turiya n'ubundi nakoze nta gihinduka. Igihinduka ni uko nyine uko tungana turiya ni duto, iyi ngiyi yo uba ukoze nini. Iyo rero udutetse weho icyo wirinda ni ugushyira ku muriro mwinshi kugira tutahita tubabuka cyangwa se tukaba twashirira kandi tudahiye neza. Utekera ku kariro gakeya kakandi ka nyuma kugira tugende dushya buke buke nyine twitonze, kugira ngo n'imbere tube twashya kandi ikindi tube dusa neza nyine tutashiririye. Murabona nk'aka ngaka ukuntu gasa neza. Twahiye twose rero, ngizi za crepe z'imineke murabibona zirasa neza. Ikijyanye no guhumura cyo noneho ntabwo nshaka kukivugaho. Mwakoze kubana nanjye muri video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Tuzongere guhurira muri video y'ejo. Ndabakunda mwese. Ciao ciao.